turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Kuri kamera za Rwanda Gospel Movie TV twakiriye Pastor Imana iguhe umugisha kuza kutugenderera kandi Imana ikomeze kongerera imigisha myinshi cyane. Rero dusuje abadukurikirana abakoze subscribe kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha. Rero reka twakire Pastor aratwibwira narangiza asenga Imana atugeze ikimana yashyize ku mutima wewe. Imana imumugisha. Pastor karibu. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane kunyakira. Nitwa Pastor Ruragwa Jean Baptiste. Ndi umugabo ndubatse nkora umurimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Mfite umudamu n'abana batatu. Imana iduhana umugisha kandi tunejejwe no kuba mu buntu bw'Imana. Tunejejwe no gukorera Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hanyuma mu byaha ishoka banga komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Dushima Imana rero yabanye natwe muri ibi bihe bikomeye bigoye, muri ibi bihe biruhije abagenzi, muri ibi bihe biruhije abakozi b'Imana, muri ibi bihe biruhije abantu bose ku isi ndetse n'isi bwayo ikaba irushye n'abantu benshi barushye. Ariko hari ijambo ry'ihumure muri aka kanya Imana yampaye. Hari ijambo rigusubizamo imbaraga, hari ijambo rikukura ahantu waruri, wowe ubona wihebye, wowe ubona byarangiye, wowe ubona ubuzima bwawe burangiye, wowe ubona ibyawe byararangiye. Reka nkubwire ngo hari Imana igira neza, hari Imana irinda abantu bayo, hari Imana ijya irinda imitima yabihebye ikongera ikayisubizamo imbaraga. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye data, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko waduhamagaye ukadutoranya kugira ngo mu gihe nk'iki gikomeye, mu gihe nk'iki ijambo ryawe ryabaye ingume ku bantu benshi. Mana utwemerere data iri jambo rimanuke kuri buri wese mu izina rya Yesu, rigira aho rikura abantu naho ribashyitsa. Ndagushimiye data kuko imbaraga zawe zimanukiye gusenya imbaraga zose z'umwanzi, zimanukiye gusenya imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndamenagura ibitavuga Imana, ndamenagura imbaraga z'abapfumu, ndamenagura imbaraga z'abakonikoni, ndamenagura imbaraga z'umwijima, ndananiza gukora kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Nuburiye amaso yanjye kuri wowe Uwiteka, gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Iresi inepre, izina ryawe rihimbazwe Mana mu izina rya Yesu. Umugisha umuntu wese ugiye kumva iri jambo kandi rimukomeze rimwubake mu izina rya Yesu, rigarure ibyiringiro n'amahoro ku buzima bwawe. Urakoze Yesu kuko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 5. Hanyuma haravuga ngo hamagara noneho hari uwakumva. Imana ishimwe cyane. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Imana ishimwe cyane. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Birashoboka ko hari abantu bagutaye. Imana ishimwe. Birashoboka ko hari abo wahamagaye ntibakumva. Birashoboka ko hari abo abakuretse, birashoboka ko hari abo wiyambaje ariko ntibakumva. Ariko ijambo riravuze ngo hamagara noneho hari uwagusubiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi uhamagara noneho Imana yiteguriye kugusubiza, yiteguriye kukwakira, yiteguriye kuguhuza n'icyo wabuze, yiteguriye kuguhuza n'icyaguteye umugongo, yiteguriye kugarura ibyawe byari byararangiye. Niko ijambo ritubwira, tubwe ngo hamagara noneho. Imana ishimwe cyane. Nawe shuti yanjye uyu munsi noneho uhamagara. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Hamagara noneho hari uwakumva. Hamagara noneho hari uguteza amatwi. Hamagara noneho hari ukeneye kumva ijwi ryawe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka nkubwira ngo niba wari waracitse intege wongere uhamagara,
wongere usenge, wongere ugaruke imbere y'Imana. Ntabwo Imana yagutaye, ntabwo Imana yakuretse. Ibyo ubona niko ibyo ubona byose ntacyo bizagutwara. Ibyo ngibyo ubona byose reka nkubwire ngo ntacyo bigutwara, kuko Imana yiteguye kumva uyihamagara. Imana ishimwe cyane. Ndavugana nawe nshuti yanjye, wowe wacitse intege. Ndavugana nawe wowe wataye ibyiringiro. Ndavugana nawe wowe ubona ko byarangiye. Ndavugana nawe ubona ko ibyawe byasenyutse. Uyu munsi turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe isi irushye, turi mu bihe bikomeye, ariko ndavugana nawe ngo noneho hamagara. Imana ishimwe cyane. Hamagara noneho hari uwakumva. Hamagara noneho hari uguteza amatwi. Hamagara noneho hari uteze, hari uwiteguye kukwakira. Imana ishimwe cyane. Hari uwiteguye kumva ijwi ryawe, hari ukeneye kumva icyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Jambo ry'Imana avuga ngo tutarabumbura akanwa kacu, Imana iba yamaze kumenya icyo dushaka. Imana ishimwe cyane. Utarabumbura wowe ukigambirira gusa, ugitekereza gusa, Imana iba yamaze kumenya icyo ukeneye. Ariko none ijambo riratubwiye ngo hamagara noneho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka nkubwire ngo hamagara, ongera upfukame, ongera uvugane n'Imana, ongera ubwire Imana. Nshuti yanjye, birashoboka ko abantu bakuretse, birashoboka ko abantu bagusize, biragushoboka ko uyu munsi ubona uri wenyine, ariko ijambo riratubwiye ngo hamagara noneho. Hamagara noneho. Hari uwakumva. Hamagara noneho. Hari ufite ibisubizo byawe. Hamagara noneho. Hari utegereje kumva icyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Imana ikugirire neza mwene data. Imana ikugirire neza nshuti y'umusaraba. Wongere uhamagara Imana, wongere wegere Imana, wongere usenge, wongere wiyuzuze n'Imana, wongere uhagarare mu buntu bw'Imana, wongere usubizwemo imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo mwibuke uko mwahamagara. Nshuti yanjye, wari umunyamasengesho, wari umuhanuzi, wari umukozi w'Imana, ariko reka nkubwire ngo wongere usubire ku rugo rufatiro, wongere ugaruke imbere y'Imana, wemerere Imana ikugirire neza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bibiri twereka Abisiraheli bajyaga baheka isanduku y'Uwiteka, bakajya imbere y'Abisiraheli, Abisiraheli bakarwana bakanesha. Imana ishimwe. Nawe utekereze urebe ko ukiri kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, aho ntabwo waba waratsinzwe kubera ko waretse Imana. Aho ntabwo waba warakubiswe hasi kubera ko wavuye mu buntu bw'Imana. Ariko ndakwingingira Imana kugira ngo uyu munsi wongere uhamagare. Ukimara kumva iri jambo wongere uhamagare. Ukimara kumva iri jambo wiyambura ibyagukubise hasi, wiyambura ibigukiranya, wiyambura ibyagusubije inyuma. Merci ene prenevo netraya siredra. Wiyambure ibyo byose. Reka nkubwire ngo ntabwo uri umunyantege nke. Imbere y'Imana uri udasanzwe. Imbere y'Imana urakomeye. Imbere y'Imana ufite imbaraga. Imbere y'Imana uri umuntu udasanzwe. Reka nkubwire ngo reka kwisuzugura, reka nkubwire ngo reka kwiyangiza, kuko Imana ya Isiraheli iresi enepene voretra igufiteho umugambi, kandi Imana igambiriye kukugirira neza. Nshuti yanjye, va mu bidatunganye ugaruke imbere y'Imana. Ureke ibyo byose, ahubwo wemerere ubushake bw'Imana. Ureke ibyagusubije inyuma, ureke ibyagutandukanyije n'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bibiri twereka Abisiraheli ubwo batwarwaga bunyago bajya muri Egiputa ngo bakora uburetwa. Igihe kigeze, birashoboka ko nawe hari uburetwa urimo, birashoboka ko nawe hari uburetwa uyu munsi urimo, bwagutsikamiye, bwatumye wimura Imana, bwatumye ureka Imana, bwatumye utandukana n'Imana. Urebe icyo cyose kikuboshye, urebe icyo cyose cyagutandukanyije n'Imana. Nuko Bibiri avuga ngo igihe kigeze, Abisiraheli barongera ngo bagarukira Imana, barasenga bari mu bunyage, bari mu butayu, barasenga batakira Uwiteka. Ngo Uwiteka arabyumva. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe birashoboka ko hari uburetwa urimo, ariko ndavugana nawe ngo ubwo buretwa bukurekure, ubwo buretwa bukureke, ubwo buretwa buve ku buzima bwawe, ugaruke mu rukundo rw'Imana.
ugaruke mu buntu bw'Imana, ugaruke mu mugambi w'Imana, ugaruke mu cy'Imana ishaka ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza, Imana igushyigikire mu izina rya Yesu. Witandukanye n'ikibi cyose, witandukanye n'ibidatunganye, witandukanye n'ikibi n'ikizira. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Mbaraga z'Imana zimanuke ku bantu b'Imana, mbaraga z'Imana zigaruke zimanuke ku muntu wese uyu munsi utsikamiwe n'imbaraga z'umwijima. Reka nkubwire ngo Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyari kumwe natwe. Mwuka w'Imana aracyakora. Ntabwo Imana yataye abantu bayo, ntabwo Imana yaretse abantu bayo. Mana ishimwe cyane. Mbaraga z'Imana ziracyahari, jambo ry'Imana riracyahari, rikura abantu mu bwigunge, rikura abantu mu bwihere, rikura abantu mu burwayi, rikura abantu mu bidatunganye, rikura abantu mu bibi byose. Imana ikwiyegamize uyu munsi, igushyire mu gituza cyayo. Imana yongere ikubake wowe wasenyutse, wowe ubona ko byarangiye. Uyu munsi Imana ikumve, uhamagare. Imana iri kumwe nawe kandi Imana irakugirira neza, Imana iragukomeza. Twasomaga ijambo rivuga ngo hamagara noneho. Hari uwagusubiza, hari uwagusubiza kaka, hari uwiteguye kugusubiza ikibazo cyawe. Reka nkubwire, birashoboka ko wakomanze bikanga, birashoboka ko wadepoje ntibakwakire, ariko reka nkubwire ngo hamagara noneho. Birashoboka ko wize ukabura akazi, ariko ijambo riravuze ngo hamagara noneho. Birashoboka ko abantu ishimwe cyane, hamagara noneho, hari uwagusubiza. Mana ishimwe. Bana b'Imana, reka mbabwire ngo ntimucike intege. Reka abana b'Imana nimureke urukundo rw'Imana. Imana yaduhamagariye, Imana izabagirira neza, Imana izabarengera, Imana izabagurira imbago, Imana izabashyigikira. Turi mu bihe bikomeye by'umwijima, turi mu bihe bigoye. Ubwo ibyanditswe, ibyahishuwe, ibyahanuwe birimo bisohora. Ariko nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rivuga ngo abasi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nshuti yanjye, subira ku rufatiro ukomere, wihangane, uhamagara noneho, hari uwagusubiza. Imana iguhana umugisha. Reka dusenge Imana. Reka Imana uyu munsi ikugirire neza, kandi Imana igukomeze, Imana ikwiteho, kandi Imana ikubake. Mwari kumwe na Pasiteri Ruragwa Jean Baptiste. Imana ishimwe. Nomero zanjye za telefone ushaka ko kuvugana nanjye ni 0783267370. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, mpagaze mu butware wampaye mu izina rya Yesu. Ndasenga mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, ndahamagara imbaraga zawe zimanuke ku muntu wese mu izina rya Yesu. Zibature, zikize, zihumanure, zikore imirimo n'ibitangaza, kandi gukora kwawe kuganze mu isi mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Data zimanuke kubera b'Imana, abagushakana umwete, abaguhungiyeho, abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, bahabwa imbaraga, barushaho gukomera no kunozwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza uko bwa Petero, Bibiliya ivuga ngo mwemere kubakwa nk'amabuye mazima. Lesi ene pene vonetra, mwemere kubakwa nk'amabuye mazima. Lesi ene pene vonetra. Uyu munsi birashoboka ko wasenyutse, ariko sinebo wongere kubakwa nk'ibuye rizima. Nesika ya bini voretra, kandi ukomere, uhabwe imbaraga. Reka nkubwire ngo ntacyo uzaba, kuko Imana uyu munsi yumvise gusenga kwawe. Urakoze Mwami Yesu, kuko ari wowe ukiza. Urakoze kuko ari wowe ubohora. Urakoze kuko ari wowe uhindura amateka. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen.